nitwa Mwanafunzi uzahagarara hirengeye aho witegeye ikivunge cy'abantu cyangwa itsinda ry'abantu barimo kuganira, ntuzite ku byo bavuga, ahubwo uzahate amaso ubarebe ibimenyetso barimo gukoresha. Bizatuma utangira kwibaza impamvu umuntu aba arimo kuvuga ijwi risohoka neza bakamwumva neza, ariko agakenera gukoresha ibimenyetso by'isura cyangwa by'amaboko. Kwabubwira barimo kukumva kubera icyo ukeneye no gukoresha ibimenyetso by'amaboko cyangwa isura. Icyo kibazo bakinsubiza. mu mujyo w'ubukwe, rega buri ubukwe ni ubuzima. Ubukwe ni ubuzima nubwo abantu batabitekereza. Ariko ubukwe bushobora kuba isoko y'uko ubuzima bw'umuntu bugenda neza ndetse bukanamutabara. Hari ingo ziba zishobora gusenyuka, ariko yaturuna nka video y'ubukwe cyangwa yagwa ku ifoto y'ubukwe akongera akisubira. Rero ubukwe abantu bakagira umuntu wumva ngo umuntu yakoze ubukwe ngo yumve ko yangije amafaranga cyangwa ngo yumve ko yakoze ibintu bidasanzwe. Biriya ni ubuzima, ni memories. Mubabizi neza iyo bagiye gusezerana, ushinzwe kubasezeranya abanza gufata ijambo akabasobanurira inzira bagiyemo n'urugendo bagiyemo, kabantu babumva neza ko urugendo rukomeye kubera icyo ubundi baruhitamo, kubera icyo umuntu yumva yuko niba agize imyaka 35 ashobora kuba yarakererewe gushaka, ariko nanone akumva yuko aramutse ashatse adakoze ubukwe byaba ari ikibazo, kubera icyo ubundi bahora batekereza ingingo y'ubukwe. Ubukwe gukwa urumwe mu bantu bakurikira cyane social media ndetse banayibamo. Naho se mbona abantu bavuga ngo uri umunyamakuru waburiwe irengero. Ibyo bintu ugize ubibona wabikurikiranye? Nabonye message yangezeho muri group. Umunyamakuru ngo yaburiwe irengero witwa Pasi. Pasi ni inshuti yanjye by'umwihariko, kubera ko umuntu wari wese ukora mu itangazamakuru hano mu Rwanda turaziranye kabisa. Urumva rero Pasi ni inshuti yanjye, inshuti yanjye yagezaga kuganira kuri seti nyine yabaga ari umuntu witwengera uri cool. Hanyuma kuburirwa irengero kwe wabihuza n'iki? Kuburirwa irengero ntabwo mbyumva byo. Ntabwo numva kuburirwa irengero kuko turi mu Rwanda, igihugu gifite demokarasi kandi kirimo ubuyobozi, inzego z'umutekano zitandukanye, ku buryo ntumva ko rero umuntu yaburirwa irengero. Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese mudukurikiye. Reka mikaze abantu bose bari mu Rwanda, mu bice bitandukanye by'u Rwanda, mwese mudukurikiye muri kano kanya, ndetse n'abari hakurya y'imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye. Tubashimira ko muduha inkunga y'ibitekerezo, za komenti zanyu ziratwubaka, zituma dukomeza umurimo wacu wo kugumya tuganiriza abantu bagiye batandukanye, kugira ngo namwe aho muri mukomeze mususuruke nyuma y'imirimo itandukanye. Ngende Jado Tuyishime mugiye kubana mu buryo bwo kuyobora kino kiganiro, ariko nkuko mubibona namaze kwakira umutumirwa hano live muri studio za Yari TV. Cyatwa tubango ni muri studio, ni muri studio n'ubundi. Yes, hanyuma rero turi kuri Zebra Hotel ni mu Kiyovu, na ahantu heza cyane ushobora kuba wasohokera n'inshuti ndetse n'imiryango, ukabona ahantu hatuje cyane ushobora kwicara ugafata amafunguro yawe atunganyije neza cyane. Hanyuma ngiyo ufashe mikoro ukayireba, ngwita utekereza yuko ari umuntu ugiye kuvuga. Yamaze kuvuga kandi amajwi ye asakara ku isi yose. Yasakaye ku isi yose, mwe murabyumva mukumva ibitekerezo bye. Turakwakiriye bro. Murakoze cyane. Amakuru yawe ni meza. Iminsi myinshi cyane. Muri miliyaridi dusinga zikura mikoro. Uragira ngo mbaramutse muri ubwo buri. Abafasha. Nuko tugiye gutangira ikiganiro. Abantu barimo gukumberega. Nitwa Mwanafunzi uzahagarara hirengeye aho witegeye ikivunge cy'abantu cyangwa itsinda ry'abantu barimo kuganira, ntuzite ku byo bavuga, ahubwo uzahate amaso ubarebe ibimenyetso barimo gukoresha. Bizatuma utangira kwibaza impamvu umuntu aba arimo kuvuga ijwi risohoka neza bakamwumva neza, ariko agakenera gukoresha ibimenyetso by'isura cyangwa by'amaboko. Kwabubwira barimo kukumva kubera icyo ukeneye no gukoresha ibimenyetso by'amaboko cyangwa isura.
icyo kibazo bakinsubiza. ariko uzikera ibyo nanjye nkunda kubibona ugasanga ndi gukora geste kandi ndi kuvuga uri kunyumva uri no kundeba. Nshobora kuba ngiye kuvuga ikintu cyabaje ukabona ngize gutya ndakambije agahanga. Ese why kubera iki kandi ibyo ndi kuvuga ko abantu barimo kubyumva ko bari kumva ko bibabaje. Se Riderman ari kuri stage arimo kuririmba akarapa ukabona umufana yazamuye amaboko yazamuye nkaho atarimo kumubona cyangwa se mbese bigafata agaragaza ibyishimo kandi bigaragara ko yishimye. Ni ibintu bijyana n'amarangamutima. Ariko nanone bikaba igisobanuro nyine kiranga n'uburyo bw'ubwumvikane n'ubwumvane. Bigaragara ko abo urimo kubwira murimo murahuza nabo barimo barakumva none ukabihamisha kuvuga ngo amaboko hejuru nabo bakayazamura ndetse waba utanabivuze bakaza kubifata memory yabo y'ubwonko ikabibika ku buryo igihe uvuze akantu keza bari bugire gute bazamura amaboko then waba ugiye gutanga speech urimo kuvuga ngo ingingo z'ingenzi ukagenda ufata intoki uko ugenda nyine geste abarazibona mu biganiro bitandukanye. Ni ibintu rero nyine abantu batajya hari ibintu nyine abantu baba bakora ariko batazi impamvu babikora. Urugero nko kwayura ushobora kwayura ndi hano abantu batanu nyuma yanjye bagahita babisubiramo cyangwa se abasore cyane iyo bari ahantu hamwe barimo nko kugenda mu nzira umwe agakata kuri ahagaze agiye kwihagarika n'abandi baramukurikira. Ntabwo rero nyine bitabize ni communication iba hagati y'abantu n'imitekerereze ku buryo nyine icyo kintu kiba cyaragiyemo. Okay. Ari ibintu byinshi bituba tudasobanukiwe akenshi na kenshi niyo mpamvu usanga tugenda tuvuga mu bumenyi mu bintu bigiye bitandukanye mu biganiro bikorwa n'abanyamakuru bagiye batandukanye babizobereyemo na Ismael Mwanafunzi abantu benshi bakunda. Buriya ndaza guhana abantu gukora amakosa abantu bajya muri hari amakosa abantu bakora ashobora kuvamo ingaruka mbi ku buzima batabizi. Urugero nk'abantu bajya muri douche agiye nko koga then yakimenaho amazi akumva ashatse kunyara agahita anyaramo aho ngaho. Iyo bikoze ni itegeko mu myaka nk'ingahe iri imbere ufite ibyago byo kuzumva amazi amenetse ushaka kunyara cyangwa se ukikozaho amazi ku mubiri bigahita bikoburija guhita ujya kunyara. Buriya ubwo rero akantu nk'ako ngako abantu nyine bajyagendaga control niba bikora abigabanye kuko ubuzima bwashobora kubushyira mu kaga kuko ni indwara burya atazi. Ari n'ikindi kintu numvise abantu bakunze kugwa mu madushi cyane rigiye usanga nk'umuntu akibyuka ubwonko bwe bugisa nkaho utarakanga cyane akahita afata shower y'amazi yo hejuru akahita yimena mu mutwe direct. Ari gihe ubwonko nabwo usa nkaho utakontrol umuntu akahita yagwa nko muri dushe akaba yaviramo kwitaba Imana direct. Niko bigenda ubundi niko bisanzwe bigenda. Ubushakashatsi bwagiye bukorwa bugaragaza ko abantu hafi 35% by'abitaba Imana baguye mu bwogero bigenda biterwa nuko avuye muri sport ararelaxa ako kanya hisa hitira muri douche amazi hejuru noneho anakonje. Bivuze ngo agiye gukonjesha ya mitsi yari irimo gukora yari yamaze kugira yari yamaze gushyuha ku buryo rero amaraso aba yihuta. Imbaraga bita bitakaza control. Harimo abavirwamo kurwara indwara z'imitsi nyuma yaho bakazabimenya ari uko hashize igihe cyangwa se abandi nabo ugasanga arimo kugenda wenda yarari gukoresha ibintu bikonje agataniza igishyushye direct. Nabyo ni ukuvuga ngo nibyo bigenda bigira ingaruka ku mubiri ku buryo imisazire nyine bigoranye cyane. Buriya no mpamvu bavuga ngo umuntu wakoze gym akajya muri gym agakora sport afite amahirwe yo kuzasaza aramutse adahagaritse sport asaza n'undi akiri wa wundi agifite imbaraga. Ariko iyo bihagaritse hahandi ya mikaya yari yaragutse biragenda bikegera noneho hahandi ho zanyamaza zabyimbiye hakamera nk'ibintu bidafatika nk'umusambi ku buryo ushobora gukurura ikintu ukakigeza hakurya. So rero nyine umuntu babimenye ajya akora ikintu avuga ati iki kintu ngiye kugikora for life. Kiri buhagarare no gihagarika gato cyangwa gakora ikintu utabizi banza umenye impamvu ubu nabazi kore n'ubushakashatsi usoma ibitabo nubwo abantu benshi gusoma bibagora
ariko buriya nabyo birafasha. Aha nuko bigendeke iteka iyo duhuye tuba twinjira cyane mu tuntu turi tekinike ariko ntabwo twakubajije amakuru y'iminsi biragenda yaciye igihe tutakubona cyane kuri social media zitandukanye wihishe wari ugiye kuki wari ugiye kuki muri iyi minsi? Ntabwo nari nihishe ahubwo nuko buriya njya nkunda kubivuga abanyamakuru nabo nabahanga bazi ubwenge yabona social media utarimo kuyitwika agera agahita avuga ati reka mbe ndetse cyangwa haza abandi bashya akaba ari bajyana nabo buri muntu nyine gutumira bijyanye n'ikintu n'umubano mufitanye n'icyo yagukundiye n'icyo agushaka yes iyo rero amaze kubona yuko wenda ashakaga kubona views 100,000 abonyemo 2,000 mubyara nawe utaha ntabwo uranamuhamagara telefone ayihorera kureba gusa hakabamo nabandi bishyuza uramuhamagaye kugira ngo dukwane ikiganiro agahita akubwira ati ni 100,000 gutyo bitewe n'iki uko we nyine yabipanze yamaze kwiprograma ariko njya nkunda kuvuga ngo nyine umunyamakuru we ubwe bitewe n'inyungu abona umufitiye na message abona ashaka gutanga akabona mudahuza aguhamagara ubwo ngubwo gusa ubwa kabiri ntabwo yongera byigise bikubaho ko akenera gutanga ikiganiro ari ubutumwa runaka ushaka gutambutsa cyangwa se ya message ushaka guha abantu approaching umunyamakuru arakunanira neza social media abanyamakuru noneho ba YouTube shaka kumufatisha bari danje gusa ikintu cya mbere mu buzima hamwe icyo bita kumenya buriya ngo umuntu wubaka neza ubuzima hitamo kwakira ibyo afite akabirindira aho biri ibyo abona adashoboye akabireka uko ni abanyamakuru bafite ibitangazamakuru bikomeye kandi ntabwo ndi umuntu uvuga ibintu by'ibiterasoni cyangwa bigayitse ku buryo umuntu ashobora kumpamagara amuhereza ikiganiro cyiza cyumvikana ariko akenshi unavuga n'ibintu byubaka societe yes namwandikira akandya sini cyangwa namuhamagara akanyitaba yakumva ari nge akankupa so ku mpamvu ze bwite bw'umutekano we nta kintu bintwara kuko ntabwo mba mvukana nawe nta nubwo bafitanye isano nawe ni service kuri service ariko umuntu najya gukora ikintu kitari cyiza umuntu ajya natekereza yuko isaha n'isaha uruganda ni rugufi nshobora kuba uyu munsi ndi inyuma yitangazamakuru kubw'imbaraga runaka n'ubushobozi runaka uwo muntu atazi ibaze ashidutse mpagarariye icyo kigo ubuzima umuntu afite ubuzima byose cyangwa se umwana azabyara akaba ari we nzakoresha mu myaka 6 iri imbere uruvuga ngo mukoresha mwibutsa uko se yanyitwayeho gusa uretse ko biba bitanakwiye nyine umuntu muzima arangwa no kubabarira yamara kubabarira kandi ahubwo agakomeza gahunda ze kuruta uko yatekereza ku byamusubiza inyuma ariko ndakubwiza ukuri ko aho batambonye ndatekereza ko ibitangazamakuru byinshi nabinyuzeho cyane kabisa nakwanye ibiganiro n'abitwa abanyamakuru hano muri showbiz bashoboka bose twarakoranye aho batambonye rero ubwo ntibazumve yuko ntigeze njyayo batigeze bagira gute batekereza kuba bankoresha cyangwa ntigeze nshaka agiye ko bankoresha ahubwo bazamenye yuko abo ngabo baranze nibwo butuma ntanze mvuga ibintu mu buryo bwabyo uko biri bantu mwankurikiranye mukambona kuri The Choice Live mukambona kwa Yago TV show mukambona kwa Chita Magic mukambona hano kuri Iris mukambona hehe GB Rwanda hose mumenye ko njye nagiye kubitangazamakuru birenze muri 50 hafi 100 kabisa aho rero utarambona abo ngabo ntago bakeneye gukoresha umuntu nkanjye nta kintu nabamarira ariko udafite icyo wamumari iyo umuntu udafite icyo wamumarira ubwo nawe nta cyo aba yakumarira uretse ko muri societe tuhahurira yes rero biba byiza iyo umuntu yitwararitse yavuga ngo intambwe umuntu afite ahagazemo niba ari umugabo yaba umusaza
bivuze ko yasura inyuma ngabo umwana wenda ngo bavuga ngo ndamutwara muri iyo angle, ariko niba ari umugabo yaba umusaza kandi niba ari umusaza yapfa. Rero nivuze ngo ubuzima ni bunini cyane, agahora gahanze. Itwararike, bana neza n'abantu, aho ubona wakoze amakosa usaba imbabazi bakubabarire, aho ubona ari ngombwa kutitwaye neza abo twitwayeho neza ugenda ubegera ubasaba imbabazi. Nibikunanira ubugabo bwawe ni hafi ya ntabwo, kuko ntabwo ushobora kuba muri sosiyete buri muntu wese akwikoma, cyangwa se buri muntu wese avuga ati runaka nkurikije uko mubona yitwara gutya, burya nta nduri vugira ku gasozi ubusa. So rero icyiza nuko abantu bitwararika akavuga ati amahoro, kandi noneho nanjye niba wenda mubwiye ntimpa ikiganiro kambwira ati ntibishoboka, ntabwo ndi bwirwe mufosinga cyangwa mvuge ngo yanyimye ikiganiro ngende muserereza ngo no, ibyo ntago ari indangagaciro y'umunyarwanda, nta nubwo ari indangagaciro nziza ikwiye kuranga ikiremwa muntu. Aho meruka ubushize hari ubuvugizi runaka bwakozwe, ngo niba ntabyibuka neza, hari nko kuri kwaya TV show ngira ngo follow up yagenze ite, habe gukurikirana mu buhe buryo kugira ngo wenda barebe n'impinduka zabaye, kugeza ubu ngubu mubanye mute? Nuvuga ngo yago tubanye neza nta ribi, ko yakoze igikorwa cy'abagabo, yankoreye ubuvugizi, kandi ubwo buvugizi yankoreye bwageze kuri benshi, ndetse n'ibiganiro biracyahari hashize umwaka urashize. Icyo rero buriya cya mbere cyiza mushimira nuko nibura ubutumwa uko babumuhaye ngo abungezeho niko yabungeshejeho. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agukoreye neza, ntabwo aba agukoreye neza ngo uvuge ngo wenda kubera ko yankoreye neza wenda nkaba namuhamagaye nkamubura, cyangwa akaba yamuhamagaye akambura, ni ikibazo. No, iyo umuntu akugiriye neza aba agusizemo umwenda. Bivuze ngo umwenda we twebwe abo yakoreye ubuvugizi turawufite, yaba hari yaba adahari, uwo mwenda turawufite, kuko iyo umuntu agufashe akagukura kuri nivo runaka, njya mbivuga nirukanse mu bitangazamakuru byinshi, ngenda rimwe na rimwe ari nko kwitera icyuma, mba mu bantu, kandi kuba mu bantu buri ikintu cya mbere kigora ni ukubana n'abantu, kuko abantu ntabwo bahuza imico n'ingeso. Ugasanga rero uri buze kubana n'abantu wigengesera kuko uzi yuko utari iwanyu, uri buze kubana n'abantu wigengesera kuko uzi ko ikosa rimwe wakora wakirukana. Iyo umuntu aragufashe ntagufashe ngo avuge ngo ndaguteruye nguhaye ibi ryanywa, kagufasha kwifasha, biba ari iby'agaciro. Rero ntekereza ko ubutumwa bampaye abantu bwangezeho, kandi narabwakiriye ndetse mbukoresha neza, kuko icyo nshakaga kugira ngo ntangire nivo y'ubuzima bushyashya, ndimo guhangana na buri kintu. Bivuga ngo ubwo fondasiyo yo kuvuga ngo ubuzima bushya, aho ngaho niho nayitangiriye. Mpangana na buri kintu, bimfasha no kwimprovinga ibijyanye n'intuza n'ubukwe, mbijyamo ndabikora. Ubu ngubu maze kuba professionnel ku buryo mvuga nti wabonye abantu benshi. Nabonye abantu benshi kabisa, abantu benshi. Ukwezi kwa 7 no kwa 8 nta kibazo na kimwe nigeze ngira, kubera ko kabisa. Urumva rero ikintu cya mbere kiba kirimo cyiza, abantu twamenyaniye social media ni inshuti zanjye z'akadasohoka. Bivuze ngo mfite ibihangano byinshi nteganya gushyira hanze, munsi nagiye kubidropinga, abantu bazabikunda, abafana banjye, inshuti zanjye zitandukanye. Noneho problem wenda nagiriyemo muri ibyo bintu nuko harimo bagiye bavuga ibintu, ariko nyuma kubikora bikaba ikibazo, cyangwa se nawe wenda akaza kubura ubushobozi deja bwo gusohoza ibyo yavuze. Ibyo ntabwo nabitindaho, kubera ko twebwe umuntu areba ibyo twavugiye kuri kamera,
buriya rero abantu bajye bareba ibyo twavugiye kuri kamera ariko bakate n'inyuma batubaze bakate n'inyuma batubaze nyuma kamera bamenye ibyo ari byo nyuma kamera bamenye se how ameze gute so bitabaye ibyo ngibyo ushobora kujya kubona umuntu yaje aseka hano imbere ya kamera abyina kamucerenge mukanya ukumva ukabona kuntuza kuri post baranditse ngo intore ntipfi ibuna umugara ubwo ngubwo rero agatanya ati si umuhungu ejo ko yari ari kuri ayirisa arimo kuvuga byagenze bite mugendekeye gute first of all ikintu byanyigishije byampaye isomo ry'uko ngomba gukora cyane no guharanira gutera imbere binyuze mu kuko umuntu yakumotive kuko buriya bamfashije ndi mu bihe bikomeye bigoye kubamo ariko niyo nasubira inyuma nkaba nahura n'ubukene ku rwego rwo hejuru ntabwo nshobora gucika intege kuko nzi ko hari abigeze kumotiva kugira ngo ubuzima bukomeze ubwo icyo nicyo kintu cya mbere shimira Yago TV show n'umunyamakuru Yago ndetse n'abakunzi bitangazamakuru mu Rwanda muri rusange abafana muri rusange ba social media YouTube n'imfura cyane nibura hahandi ho umuntu yageze icyizere cy'ubuzima gitangiye kugenda gisubira inyuma gitakara arimo kubura veningi binyuze muri ryatangazamakuru bo ubwabo batitaye ku byo umuntu yavuze banyura mu rukundo bafitiye iryo tangazamakuru n'urukundo bafitiye uwo muntu bakagira gute bakamufasha kongera kugarura icyizere cy'ubuzima muri ubwo buryo nshimira cyane benshi mu banyamakuru bagenzi banjye dukuru n'umwuga kuko wenda dushobora kutagira icyo tuwukuramo gikomeye ariko tugira uburyo ki abantu bahura bakagira uburyo bafasha ijwi rigera kure cyane rigera kure cyane kandi bigafasha benshi uravuze uti maze iminsi by'ubukwe ugiye kudukora akantu gatoya ko kubijyanye niba turakora ku rukundo niba ari ku bukwe niba ari kuki ariko muri uwo mujyo mu mujyo w'ubukwe rega buri ubukwe ni ubuzima ubukwe ni ubuzima nubwo abantu batabitekereza ariko ubukwe bushobora kuba isoko y'uko ubuzima bw'umuntu bugenda neza ndetse bukanamutabara hari ingo ziba zishobora gusenyuka ariko yaturuna nka video y'ubukwe cyangwa yagwa ku ifoto y'ubukwe akongera akisubira rero ubukwe abantu bakagira umuntu wumva ngo umuntu yakoze ubukwe ngo yumve ko yangije amafaranga cyangwa ngo yumve ko yakoze ibintu bidasanzwe biriya ni ubuzima ni memories icyo zifasha umuntu cya gihe bakimbiranye cya gihe amukumbu yashobora kureba video cyangwa akareba amafoto akagarura umutima niba yanamubwiye nabi akagenda akamwegera ati umbabarire nakubwiye nabi yatekereje abantu babitegereje ariko abantu uretse ko batagira n'intuza n'imitekerereze myiza ni gute umuntu mwifata mukazenguruka imbere y'abantu barenga igihumbi hafi 200 mutambagira mwambaye neza museka mwabahurije hamwe ngo musangire mushimangira ko mukundana hanyuma mukanya bati ninde unyuzeho nguri amumanukanye n'umuhinagiye kumutsinda ko hari induru ku musozi n'intu yabaje ntabwo bikwiye kubaho ku bantu bagize gute bashyingiranwe imbere y'amategeko n'imbere y'abantu ndetse bakabihamya n'imbere y'Imana rero niyo mpamvu ubukwe ni umuhamya w'urukundo kubakundana ukomeye cyane mu buzima bwabo mu rugendo rwabo rw'ubuzima reka twigire ku buzima mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mibereho yacu yose kuva mu itangira ryo kubaho kuva twaremwa kugeza uyu munsi buri muntu wese ababayeho kubera yuko ubuzima bugenda busimburana n'ubundi icyiciro kimwe kikavaho hakaza ikindi umuntu agavuka ari uruhinja akaba umwana w'igitambambuga igihe kikazagera akirukanka imbuga akarengaho akajya ku ishuri agasoma akagira imyaka 15 akazamuka akageza ku myaka y'ubukure 18 ubundi agatangira gutekereza ibitekerezo by'abantu bakuru ku myaka 21 gusa mu mategeko ya hano mu Rwanda uwo muntu abemerewe kuba yashinga urugo abantu bafite imyaka 21 bemerewe gushinga urugo imbere y'amategeko akabibemerera akabihamya ese uyu munsi imibereho yacu yo mu buzima
kuba twashinga ingo ni ibintu bishoboka kandi byoroshye. Wabyumvise neza ko bitoroshye niba ubwo bushobozi budahari. Ushobora kwirema amahata ukemeza yuko ushobora gushinga urugo ufite ubushobozi bukeya, ubuzima bwawe bushyize mu kaga kubera ko imibanire yawe n'uwo mwashakanye ishobora kuzakemangwa mu gihe gitoya mugahindura inyito, ibyari urukundo mukabihindura urwango. Ubwo ni ukuvuga ngo ingaruka zikomeye cyane ziba ku hazaza hanyu kubera ko na mwaramaze kubyarana biba bimaze guhindura isura. Abana banyu batangira kubarizwa ku mihanda, ejo cyangwa ejo bundi umwana wawe akazitwa umujura ruharwa cyangwa igisambo ruharwa cyambura abantu hirya no hino. Ibyo byose kubikumira niyo mpamvu hagiye habaho ibigo ngororamuco, hakabaho n'inama zitangwa n'abakomeye cyangwa se abayobozi zikaza nk'inyunganizi zishimangira yuko urwo rugo rugomba gukomera. Mu babizi neza iyo bagiye gusezerana, ushinzwe kubasezeranya abanza gufata ijambo akabasobanurira inzira bagiyemo n'urugendo bagiyemo, ko abantu babumva neza ko urugendo rukomeye. Kubera icyo ubundi baruhitamo, kubera icyo umuntu yumva yuko niba agize imyaka 35 ashobora kuba yarakererewe gushaka, ariko nanone akumva yuko aramutse ashatse adakoze ubukwe byaba ari ikibazo. Kubera icyo ubundi bahora batekereza ingingo y'ubukwe. Ubukwe gukwa, ishimwe rigatangwa imbere y'ababyeyi, uwo mukobwa agakobwa, hanyuma ubundi agahindurirwa iciciro akava mu bakobwa akerekeza mu bagore. Yamaze kuva mu bagore abagiye kwemera kubyara, ubundi agahinduka umumama, ejo cyangwa ejo bundi akazitwa mukecuru. Ese ubukwe ni ikimenyetso bwoko kigishimangira ko abantu bakundana? Ko twagiye tubona benshi babukora bizihiwe, nyuma yaho bagatangira gutinya gutandukana kubera yuko bafitanye amadeni muri banke, kugira ngo batazagabana amadeni, ahubwo bagahitamo gukora divorce zisinziriye. Bamwe bagahungana, umwe akajya mu cyumba kimwe akajya mu kindi, imiryango ikabana ihabanye gutyo, nyamara babizi neza ko baciye imbere y'abantu babashima babarata amashimwe. Biramutse ari uko bimeze, ingingo y'ubukwe wayihorera uramutse utazashobora kwihangana, kubera yuko n'ubundi ubikora ugaragaza yuko igihe mwanyuzemo mukundana kiba kitoroshye. Haba hari abakubwiraga ko bagukunda nawe wabwiraga ko ukunda, ugahitamo uwo nguwo. Ni ingingo yemeza yuko niba wagiye imbere y'abantu noneho ukajya imbere y'Imana n'amategeko, ubwo uzahangana n'ibizakubaho nyuma. Bivuze ngo uramutse ushatse umugore yitonda akakubana umusazi, ntibisobanuye ko ugomba kumureka. Kabone yuko bishimangira ukavuga ngo tuzabana mu bino mu byiza ndetse tuzatandukanywa n'urupfu. Abatandukana uyu munsi urupfu rutaragera baba bisubiye ku myanzuro kuryo bashobora no gusenyura amasezerano bagasubira n'inyuma bagakora ubukwe, bagahamagara abantu batashyuka akabwira ko batandukanye. Ibi bintu se ko bishobora kuba birimo amayobera, ubundi ubukwe kuva kera bwafatwaga gute? Ibyo bintu bitekerezeho. Ako se mbwira ubitekereje no cyangwa n'ubundi barusanga ubifite? No, mbitekereje no. Shafite imana kweri. Ntago ari byo nari mfite. Bisaba isaba nyine usaba gufata ubwonko ukabwerekeza ku kintu kimwe. Uratekereza hari aho ubugeze ukumva urasa naho ugiye kuvamo, ari ukongera ukagarukamo mu murongo. Ubwo rero bivuze ngo niba ashobora kwivuga gutyo, wibaze noneho nicaye hategura script y'uburyo buri bugendemo, afata ubushakashatsi, hanyuma ukumva yuko nkoresha ubutinde bw'imigemo n'amasaku twatuzo nkadushyiramo ikinyarwanda cyuzuye. Urumva ko nakora ntuza nziza, ugashyiramo n'amakotsi n'ibyo byose. Mbonera kubwira abantu ko nyine akeneye ntuza documentaire y'ubukwe y'intuza y'urugendo rwabo rw'ubuzima, cyangwa se umuntu we yagize ibyago ashobora kundeba nkamukorera icyegeranyo ku buzima bwe. Turaza gushyiraho nimero ya hasi ku bantu bifuza izo serivisi zitandukanye. Nzi neza ko ari benshi bakunda ibyo bihangano byawe, bashobora kuba banyura kuri uwo murongo. Ariko ubishobora ute kugira ngo managing nutane ugumye we focused, kuba wamara nk'iminota 2 cyangwa 1 cyangwa 3 uri focused ku kintu ugumye igenda nacyo ntagira akantu kakurangaza, kuko ni benshi urumva nawe bwangiye nangiye gusa nkaho nkwigana mu masegonda make amita numva byanze bitabi. Bisaba nyine no kugira nuko ubundi bwimbwe ngo kubukwe nkabijyana mu buzima biroroha. Ushobora kumbwita ikora ubukwe ubugire uzane utubwira ishusho y'uko ukuntu ibimeze, hagenda abantu bose bagomba kuba bicaye muri iyo tenti n'abari bukora imirimo bose nkabashyira hamwe
muri ubwo buryo. Rero ni ibintu bisaba nyine ko haba harimo hazamo impano yo kwegeranya ibintu y'ubuvanganzo, kubera ko bijyana nyine n'ukuntu umuntu aba yarakuze. Twebwe twateruye umuntu agomba kubazwa ibyo yize kandi nta kugira gute, nta gusobwa cyangwa didimanga. Twebwe twari dufite abasaza bakomeye cyane kubaza ikibazo ukumva ati yari we, ku buryo byanamfashije kuba nagera imbere ya public umuntu yambaza singira ubwoba cyangwa ngo numve ntinyi. Ababyeyi buriya nabo babyumve, bajye bakora akazi gakomeye mu kuremamo abana babo icyizere n'imbaraga z'ejo hazaza. Iyo uko agukebura agukanga kuriya bituma uba strong. Iyo undi muntu agukanze nta kintu bigutwara, uravuga uti se papa ko nabimenyereye urankangage birantwara iki? Kandi papa niwe utinyitse mu rugo. Urumva rero umuntu ukomeye hari ku isi. Tumaze kurya turicaye akavuga ati ubu rero nta kindi tugiye gutega amatwi Ismael twumve uyu munsi ibintu yakoze n'ibyo azakoresha. Imbere y'abakuru bawe bose n'abashiki bawe bicaye, ubwo ukabutangiye kubura uko bigenza, ugashaka ibyo uvuga kandi ukabibona. Rero byatumye njya mu ishuri, biza no kumfasha kubera ko nta liberté twari dufite yo kuvuga ngo uraza kwisanzura wikora ibyo wishakiye. Niba ari igihe cyo gukora etude kandi mukaba muri kumwe, imibare yakunaniye akakukubita. Rero keretse nyine wenda ko habaho iyo umuntu nyine atahuye n'izo mbogamizi wenda ngarangare cyane cyangwa ahure n'ibintu byo kumutetesha, byanze bikunze yafashe umurongo arawufata. Rero hakazamo nyine n'impano y'ubuhanzi, kubera ko hari igihe umuntu muri we avuka n'impano ikaba imurimo, noneho igihe cyagera ikagaragara. Ubwo rero yigaragaye yaba yanyuze mu ishuri cyangwa atanyuzemo, nyine aba yifite iyo mpano. Nanjye impano rero yo kugira gute, yo kudasobwa mu bintu nagize gute ngiye gukora, haba byaba ari iby'ako kanya cyangwa ari iby'ejo, no gufata mu mutwe. Ibyo bintu byo nabyo ni ibintu neyezeho, ni ibintu byawe. Ubu munsi tujya kuganira, twari tuyemeje ko tujya no kuganira ku bintu biba bivugwa hano kuri social media, ku mbuga zigiye zitandukanye. Urumwe mu bantu bakurikira cyane social media ndetse banayibamo, naho se mbona abantu bavuga ngo hari umunyamakuru waburiwe irengero. Ibyo bintu ugize ubibona wabikurikiranye? Nabonye message yangezeho muri group. Umunyamakuru ngo yaburiwe irengero witwa Pasi ni inshuti yanjye by'umwihariko, kubera ko umuntu wari wese ukora mu itangazamakuru hano mu Rwanda turaziranye kabisa. Urumva rero Pasi ni inshuti yanjye, ariko tutaganira bigiye kure kubera ko twahuriraga wenda muri Ararume nagiye gukorera ibiganiro. Ni naho yasengeraga? Yes, muri Ararume Ministries hari ya Kagugu, niho hantu hari jardin naho bajya bakorera ibiganiro. Iyo nabaga nagiye rero wenda nko mu kiganiro runaka, Pasi nyine nahamunaga ko yakoraga ibiganiro cyane, siko wakora ibiganiro birimo ubutumwa bw'iyogeza butumwa rishingiye ku Mana. Rero natunguwe no kubona iyo ntuza mbona ngo yabuze Nzeri. Nzeri ngira ngo kandi bitangaza ukuntu rivuga. Itangazo ryihutirwa ryo kurangisha umuryango wa Nibobazi Etienne urarangisha umwana wakoreraga ikinyamakuru cy'impanuro TV witwa Jean Alain Pacifique Kwizera. Ndebe yabuze mu ijoro ryo ku itariki ya 21 Nzeri uyu mwaka aburiye mu mujyi wa Kigali. Wamubona yahamagara kuri nimero ikurikira cyangwa se akamenyesha ubuyobozi bumwegereye. Mwaduhamagara kuri nimero 0788, ubwo nyine misemi nkira muri tangazo kugira ngo na umuntu wakumva hari cyangwa se wanamenye irengero ryo yaba yanakoresha urubuga akatubwira. 0788599202 cyangwa se 0788222327 na 0784555840. Uwo muntu akaba yabwirwa aho Pasi yaba mubonye. Pasi wari umuzi gute mu byukuri, nk'umuntu w'inshuti yawe, umuntu mwakoranye, umuntu ufite uko mwahuriraga? Icyo muziho ni umuntu uri social, umusociable cyane, kuko yakundaga kuganira no guseka, atera blague.
muri make wabonaga ko nyine nta ribirye nta kindi kintu muziho icyo nicyo kintu nari muziho yagezaga kuganira kuri seti nyine yabaga ari umuntu witwengera uri kuru hanyuma kuburirwa irengero kwe wabihuza n'iki? Kuburirwa irengero ntabwo mbyumva byo, ntabwo numva kuburirwa irengero kuko turi mu Rwanda igihugu gifite demokarasi kandi kirimo ubuyobozi, inzego z'umutekano zitandukanye, ku buryo ntumva ko rero umuntu yaburirwa irengero. Buriya nuko abantu batabisobanukirwa cyangwa babyinjiremo babisesengure neza. Kuburirwa irengero ahanini umuntu aburirwa irengero kubera ko yatwawe, hari ikiba cyamutwaye. Ntakagere umuntu uvuga ngo runaka yaburiwe irengero wenda atatwawe, abaye yatwawe ariko yanakwitwara yitwaye ntabwo aburiwe irengero, aba yabuze. Umva icyo kintu abantu bajya babyumva bisesengure neza babyumve. Ndamutse aba yabuze ariko baza aho yarengeye se? Oya, kubura gutyo no kurenga. Iyo uvuze ngo kurenga, iyo bavuze ngo aho warengeye, bivuze ngo hari umuntu wakubonye bakujyana, ariko ntabwo yabonye ugenda ntigeze abona ugaruka. Yamenya aho yarengeye, ahantu warengeye. Ashobora kubona bakujyanye cyangwa se unijyanye. Oya, ahanini akubona bakujyanye. Kuko ahanini dukunde tujye tubivuga tubijyane n'uburyo bugaragara. Abantu batatu baje iwanjye bakaza akavuga ati turagushaka, nkitaba bakanjyana, naburirwa irengero ntagarutse. Ariko ndamutse mbyutse mu gitondo nkagenda, naragiye sinagaruka, narabuze. Warabuze? Yes. None se ariko nabwo ushobora kuba warabuze bigahabwa iyo nyito? Biyo bihaye iyo nyito rero ni ugukora amakosa. Uko iyo nyito igeze mu miryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, iyo nyito ihita ifatwa nk'aho uwo muntu yashimuswe. Icyo nicyo kintu ngira ngo nkosoreho. Niba koko niba yarashimuswe, iyo nyito iba ariyo. Ariko niba atarashimuswe yarabuze, uvuga ko yabuze agashakishwa. Ariko iyo yaburiwe irengero, uretse icyizere cyo kuvuga ngo ndatanga itangazo ntawe uzamukura, kuko aba yarajyanywe, aba yarashimuswe. Ariko mu minsi ishize ngira ngo wa musizi bita ugize kubura nawe Bahati bitangazwa ko yaburiwe irengero, nyuma tuza gusanga yari yaragiye za Uganda mu zindi gahunda zitandukanye. Ndetse iyo nkuru twaranayikoze hano kuri yaraje se? Reka da, ari hano. Oya, hari amubonye, hari amafoto y'umuheruka i Buganda. Niwamenya nukuvuga ngo pasi se ukurikije nge wera nko muri statement yakozwe. Urumva icyo kibazo ahantu kiri? Ibaze Bahati n'ubwenda ntaramubona. Ibaze aba yari i Buganda, utekereje n'inkuru zacicikanye kuri social media ko yaburiwe irengero. Bamwe bakavuga ngo baramutwaye, abandi bakavuga ngo baramwishe. Ibintu bitandukanye bijyana rero n'izi nyito duhereza itangazo. Ariko ubundi mu ntuza nziza, mu mvugo nziza, ukora ikintu uziho amakuru, ukabanza ukanabaza, ukanagisesengura. Niba ari ukuvuga ngo yaburiwe irengero, uwo muntu aba bamubonye atararenga, bakanamubona arenga ariko ntibamenye aho arengeye. Icyo kintu muracyumva? Ndi kubyumva. Yes. Bamubonye agenda, bamubona arenga, icyo batamenye ntibamenye aho yarengeye. Mu mboni zawe, yes, uri gutekereza ko imvano yo kurirwa irengero ko yaba yaratutse mu kuki? Ntabwo numva ko ntabwo ndashimangira ko yaburiye irengero. Ibyo ngibyo buriya tuzamenya nyuma. Iri tangazo nimara ukwezi nibwo amakuru azagenda arushwaho gushakishwa, ndetse n'abantu bakomeze gutanga amakuru waba yaramubonye cyangwa se n'inzego z'umutekano zinjire mu kibazo. Tube twamenya ngo hasi arahari cyangwa se ntahari, tumenye ngo wenda ushobora kuvuga gutyo, kuko ushobora kuvuga wenda ngo yaburiwe irengero akaba yibere wenda nko hanze y'igihugu, sibyo? Ntekereza yuko rero ushobora gutanga itangazo nka kuriya wenda bagacekinga bagasanga hari ahantu yanyuze ku mupaka yaragiye. Ase kurya umuntu ashobora kugenda akabura n'umuvandimwe cyangwa umubyeyi
ageze nko hakurya hanze yandikira ka message ati muhumure nagiye impamvu izi nizi message yandika bitewe n'uburyo mubanye ukayandika bitewe nuko ubona yuko umaze kwisetinga ibyo bintu ndaguhingiro hari nk'igihe umwana agira imyaka 21 kubera ko se amaze kubona ko agize abagabo babiri mu rugo bakaba batavugana neza umwana akahava akajya nko gushaka ubuzima ahandi hantu kugira ngo burya azongere kwandikira se bimufata yuko aba ahantu bamaze kwisetinga ameze neza havuga ati reka mpamagare data kuko isano ry'amaraso ryo burya ntirihagarara icyo umwana yapfa n'umubyeyi cyose cyangwa icyo umubyeyi yapfa n'umwana cyose nta muntu utegetswe kwivangamo kuko isano ry'amaraso bafitanye rirabisiba ni nk'abavandimwe isano ry'amaraso riraza rigasiba amakimbirane yose mufitanye rikimika amaraso mufitanye so rero ntekereza ko ibyo ni uburyo bwose ndi kugenda ngohereza bw'ingero uburyo abantu bashobora kugenda bakabura kandi bahari batanamenyesheje famiye so ikindi kurya umuntu uzi communication icyo ari cyo wayize uyikora ashobora kugenda nta kibazo afite cy'uburwayi mu mutwe cyangwa cy'imitekerereze runaka akaba yagenda akamara icyumweru 2-3 atavuze for example so nk'ubu wenda mbaye mba wenda nk'Ikigali ntavugana n'abantu mvuga ngo twarakuranye twarabanye nabo batamvugisha nkagenda urumva ari ngombwa ko bajya kubimenya ariko uko byagenda kose ne wabura urwo ni urugero ngo haye bivuze ngo byo birashoboka ariko nanone tugaruke kuri pass aho ngaho tuba tumeze nk'abantu bagiye contre beat twagiye inyuma y'umurongo turimo tugaruke kuri pass ni umunyamakuru uzwi ukora ikinyamakuru kizwi bivuze ngo kubura kwe habaye hatabayeho hari igihe umuntu ashobora kuba wenda impamvu kubura kwe nyine biba byahindutse kuburirwa irengero ntaga wenda ntaba yabonetse wenda kuri station ya police tuvuye ngo hari ibyo akurikiranywe harimo kubazwa cyangwa se hari case yafatiwemo runaka ariko numvaga arimo avugira ahantu wenda kuri undi akavuga ati undi akanabeshya akavuga ati nkurikije ukuntu namwumvishe bashobora kuba baramutwe kuko numvaga avuga nk'utaka urumva hano famiye ye ikintu bisabwa ni ugukomera no kwihangana famiye ikintu bisabwa ni ugukomeza guhanga amaso icyizere cya Nyagasani kuko bo ntabwo Imana ibishatse iguhishurira icyo ukeneye kumenya yes hanyuma bitewe n'umutekano dufite n'inzego zishinzwe umutekano zikomeye ubona bishoboka ko hano mu Rwanda hari abantu runaka cyangwa se itsinda ry'abagizi nawe bashobora gushimuta umuntu mu Rwanda bakabura neza mu Rwanda biragoye mu Rwanda biragoye ariko umuntu yagushimuta birashoboka nubwo bigoye ariko sinekeza ko byaramba Jado reka mbikubwire nta muntu ntabwo mvuze ko umutekano wacu police inzego z'umutekano zo zikora akazi kazo neza 100%. Ariko uzirikane ko hari n'abantu babagizi ba nabi babaho kandi umugizi wa nabi ntabwo yikanga police nta nubwo yikanga inzego z'umutekano yakuburiza irengero kugushimuta akavuga urampa amafaranga wese umuntu agwa bakavuga ati ngwira no kwishyamba uretse ko twagize amahirwe buri shyamba uyu munsi rikaba bari rifite umutekano ku buryo umuntu adashobora gukoreramo ibyo yiboneye ariko munashaka kugwamagara ati nsanga hano Zebra Hotel ukaza wahagera ukicara mukaganira akavuga ati noneho reka tuve hano tujye kunywera wenda muri Shiba cya tujya handi mukavayo nakakubwira ati noneho ngwino nkwere cyane tujyana mwajyana inyuma akabagukubise nk'akaji ukabura kanyweye urasinziriye akakujyana cyakujyana muri uru Rwanda none se yakoze mu Rwanda dufite umutekano pe umutekano uzike nk'amashyamba yose muri Kigali yose wagiramo ugasanga ari nk'umusirikare nyine abasirikare bo akazi kabo gakorwa neza cyane no mu buzima busanzwe hano ushobora gusanga hari nk'umupolisi umuntu yagufata akagukinga hano mu rurabyo bakagukuramo mu gitondo yakukwica byo birashoboka umuntu yanakugonga baranicana bijye bibaho ukabona umumotari kuburisha irengero akakubika mu rugo ntujya kubona ukabona umumotari kasike bayisanze hariya yaguye mu mukoki nuko polisi dahari se
nuko se ariyo yabikoze no umugizi wa nabi ntabwo wabura uburyo guca muri homye ntibishoboka. hari abagizi ba nabi bitwikira ijoro cyangwa se akitwikira ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bintu ashobora kuguhereza ugata ubwenge akaba yagukoze icyo ashaka. So rero ntekereza yuko niba yarabuze nzeri twatugeze mu kwakira iri tangazo rikaba ryasohotse, akazi kagiye gukorwa, hakorwe iperereza bamenye aho uyu muhungu yaba ari, niba ari muzima cyangwa niba atari muzima, niba ari mu Rwanda cyangwa niba atari mu Rwanda. Gusa ntekereza ko inzego z'umutekano buriya zikora akazi kazo uko bigomba, uko bikwiye. Ntabwo kandi mari impungenge abantu baba bamaze kubitekereza nabi. Hari umuntu ubona bakoze inkuru ati runaka yaburiwe irengero, niyo mpamvu navuze ngo kurirwa irengero bajye babanza barebe neza ko ari byo. Kandi nibamara gutanga itangazo baze naryo barikurikire aho ryageze basobanurire abantu uko byagenze kugira ngo bamare impaka abantu. Ese saha hari umuntu utavuga ati ubwo byagenze gutyo niba abarizwa muri kote opposé, kuko tuzi neza ko hari abantu baba muri opposition batavuga ati ubwo ndi muri kote opposé reka mvuge ko noneho uyu nguyu yagize gute kuba yaburiwe irengero yashimuswe. Najya mubabwire gushimuta nta hantu ndabibona hano igihe tumaze umutekano dufite. Iyo ari ibibazo bari bukubaze barabikubaza, twitaba inzego z'umutekano. Buri munyarwanda kandi abazwa ibibazo uko bigombwa akabisubiza neza. Yabisubiza neza babona hari ibyo arimo kubeshya arakurikirana akabibazwa. Rero nindamuka nkurikiranwe kuko hari ibyo ndimo kubazwa ntarimo gutanga amakuru yabyo neza, nkaba nabihanirwa, ntazagira umuntu uvuga ko naburi irengero. Exact. Urumva? Ni kuvuga ngo impamvu iyi ngingo mba nyitinzeho abantu barabwiye inkuru nk'iyi ngiyi ibigiye kuzamura amarangamutima y'abantu benshi. Abantu benshi bakaza gukoraho ikabasaga ikomeye, none ugasanga ya titire yatanzwe abantu bayuririyeho ku buryo bashobora kuvuga bati byanze bikunze abantu ntago babura kumenya hari buriya yaburi irengero ate, bikaba intuza impaka ndende. Ariko tubanze tubihereze ukwezi cyangwa amezi abiri, si n'ukwezi gusa, tubiharire urwego inzego ziperereza zirakurikirana kuko niba batanze amatanga tukabona muri groupe byanze bikunze ubwo bagiye gukurikirana nyine bamenye impamvu ese byagenze gute, yagiye ate, imeze gute, hanyuma twebwe tuzamenya amakuru yabyo ku buryo burambuye. Ariko abantu babitondera ku judging. Umuntu yitegereje bimwe mu bikorwa akoraga, zimwe mu nkuru akoraga, ashobora kuba wabihera uvuga ko wenda ari yamugiraho ingaruka zo kuba ibyo byose byamubaho. Nta nkuru mbona yamugiraho ingaruka, kuko ibiganiro bye nagiye mbona habaga harimo wenda kugaragaza impano, hakaba harimo abantu bakora ubutumwa iyogezabutumwa rishingiye ku Mana. Rero buriya abantu bakora n'iyogezabutumwa nabo mbabwire bajye bakora iyogezabutumwa ariko bakoresha imvugo nzima zigaragara zumvikana, kandi birinde gusebanya, kuko ntabwo ari byiza. Ushobora gusebya umuntu then uwo muntu yakurega bikaba ikibazo. Ubu ngubu haje icyo bita cyber law, amategeko agenga ibintu za n'itegeko ririmo hariya urwego rw'ubugenzacyaha umuvugizi mukuru ejo ndi yabivuzeho, n'itegeko rigenga ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga kuri social media. Rero bivuze ngo yaba ari umusesenguzi uje gusesengura ibyo asesengura kwe gusesengura, ariko ntaze kwibanda ku muntu ngo yinjire muri ntuza, yinjire mu kumusesengura, amanuke abayeho gutya na gutya, isaha n'isaha umuntu akurese wabihanirwa cyane rwose. Ribiri maso nazo mbona by'umwihariko secteur ari abantu benshi baba babyitiranye. Secteur ya cyber hariya muri Ribira hari kurikirana ibintu byose, kuko nkanjye ntabwo navuga ko nigeze kujyayo, nagiyeyo narahamagawe njyayo kuri headquarter. Urumva nsobanuye n'abantu, narahamagawe njye kuri headquarter. Arakoze iki? Urumva
naramagoye ngiye kuri headquarter umuntu nagize gutya kwa kundi utuvideo tuba ducicikana ukuntu afata utuvideo akaduteranya sibyo yego nteranya ka video ntari buze kwirirwa mvuga ibintu byinshi nyirako arakabona agenda atanga ikirego sinabimenya ndituriza ngiye kumva numva barampamagaye rero baguhamagaye buriya station iguhamagaye uravuga uti wenda ahangaha ndi buze kwisobanura habemo inyoroshyo ariko uhamagawe na hegikora uravuga uti karabaye kandi iyo witabye nyine abantu ukageraho nyine ukabona uragiye ufite amahirwe yo kugaruka cyangwa ntugaruke kuko hari igihe biguhama ukaba ushyizwe mu ntuza muri kasho kugira ngo ukurikirane amahirwe nagize nuko nta yindi mpamvu yari ibyihishe inyuma nari ngamije nta nundi mutima mubi nari mfite nanone ndengerwa nuko wenda nagerageje gusaba imbabazi yes buri abantu baje bazirikana nta kwikomeza kubaho ku cyaha niba gikoze usaba imbabazi ubabarirwe cyangwa uhana saba imbabazi ndetse urumva nemererwa gusubira mu rugo kesi birarangiye kesi ntabwo bavuga ngo yarangiye isaha ni sayibalo ahantu ibera ntuza iberamo irimo ikintu gikomeye nuko umuntu aramutse atanyuzwe nuko byagenze n'imyanzuro afite uburenganzira bwo kongera kukurega cyane kabisa yongeye kubona bya bintu bye akagira ikosa rimwe gusa bakabigusanga bahita then kandi hariho nyine urabizi ko hariho amande sinigwa mbivuga ibintu byinshi bazajya bagenda basome bakurikire ku nzego biba biriho hariya ku mboga bakurikire hariho amande abagenwe ibiki byose rero social media pay attention baro ku social media bitonde muri iyi minsi ntabwo rero byoroshye nkuru mbi muziho muzo nyine kuganira n'abantu ubwo niba hari ibindi sinzi ashobora kuba wenda hari ibindi bintu wenda byatuma wenda ariko ntabwo ntekereza ko yaburirwa irengero gutyo biramupango ahubwo numva yuko kuburirwa irengero hano bishoboka ahubwo numva ko umuntu ashobora kubura ibyo byo ndabyemera shobora kuba navuye mu rugo mu gitondo ndi bugaruke nagera mu nzira nkaba nagwa muri kesi runaka kamwe ko mpita ntwarwa directement nta n'ibindi bintu byo kubazwa hajya kwisobanura nese ubu ngubu for example mbigweho urugero nk'ubu ngubu ndimo wenda twicaranye n'abantu urumva niyo twaba twicaye hano turi batanu turimo kuganira hakaba wenda ari nk'amafaranga yabuze runaka kandi muri twe harimo wayatwaye wagize ngo kugira ngo bamenye wayatwaye baraza bakamentioninga baraduterura twese bakadutwara babatwara ariko gusa ubundi muri ngira ngo uburyo igikorwa ukurikije amategeko y'umuntu atari muri yombi n'inzego zibishinzwe izarizo zose ahabwa amahirwe yo kugira ubutumwa agenera uwasize inyuma wari wese wa hafi ushobora kwandika SMS ushobora kugira gute ayo mahirwe urayahabwa ni amategeko mpuzamahanga yes urwo ni urugero ngo haye sibyo ntekereza ko umuntu atafatwa n'ikireka amahirwe uba wagize buriya uretse yaragiye gufata igihugu haye amahirwe uba wagize buriya niyo waba ugiye kugifata baragufata bakagushyira hariya n'icyo gihugu wari ugiye gufata kikakubona yes ntabwo ushobora kuvuga ngo wagiye ngo nanjye ngo nanjye ugifatwa n'igihugu kirakubona ko washakaga kugifata so icyo nari mvuze ugize amahirwe wafatwa n'inzego z'umutekano ariko imagine nyiri ubwitaje kukwirebera bibaye ngombwa ko wenda ari nk'umuherwe runaka uje kukureba nubwo inzego z'umutekano zabimenya nyine zikamuhana ariko yakwijyana none se ntujye n'umujura ngo bamukubise ibyo se uretse yajya kukurega Yesu uretse yuko wamugana ngo Imana itabara buri uwibye kurusha uwibwe kuko uwibwa zabona ibindi ariko uwibye nafatwa arabura ubuzima cyane kabisa ntekereza ko rero ni case nyinshi zishobora gutuma umuntu asa naho abuze hari n'igihe umuntu ubwe ashobora gufata decision akavuga ati urumva rero reka twebwe tureke wenda kuzanamo amarangamutima menshi ahubwo turebe duharire inzego z'umutekano zibishinzwe kurikirane nitumubona bizaba ari amahirwe kuko tusaba twongeye kumubona ko agarutse
mu kazi azayongera akore yiteze imbere umuryango n'igihugu. Yes, n'umuryango we uzanezerwa kubera ko umwana w'umuntu ni igikomeye buriya ibyo tuba tuvuga byose, ariko iyo ugeze ku ruhande rw'umubyeyi wabyaye uravuga utereka amanika amaboko. Umubyeyi wabyaye abakunda umwana we cyane, rero umwana we iyo yabuze arahangayika birenze ibikenewe. Of course. Rero inzego z'umutekano riratangazo ryatambutse nazo ziraje zikora iperereza tubashe kumenya amakuru agiye kure aho yaba ari cyangwa se nuko byagenze. Hanyuma mbere ko tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ndekereza ko nibidukundira tuzatwicarana tuganire byinshi bitandukanye bivuga kuri social media. Umunsi twatugarutse kuri iyo ngingo ya pasi niri kuvugwa cyane, ndeba abantu benshi bari kugenda bandika bihererekanya cyane mu mbuga nkoranyambaga, ariko ari byinshi biba biri kuvugwa. Badufata umwanya tubirebeho, ese bimeze bite, ikiri kuvugwa, igihari ni ikihe, gishoboka ni ikihe cyane. Nkundira dusoreze ku kantu kukegeranye k'ubukene. Ubukene buragatsindwa. Ubukene. Nekereza ko ni point nziza abantu benshi muri no minsi cyane cyane isi kwerekeza ubona bugarijwe n'ubukene. Ubukene ryari umuntu akennye. Ni ryari umuntu yavuga ko akennye, ni ryari umuntu agwa mu bukene bukabije, byagenze gute? Sa nk'uwera okegeranye gatoya. Nzi neza ko abantu benshi bari bugakunde. Yes. Biragoye ko ushobora kuvuka ugasanga iso nta miliyoni yigeze atunga mu buzima bwe bwose, wowe ukabuharanira kuyigeraho. Biragoye ko ushobora kubona miliyari iso atarigeze atunga na miliyoni 50, ariko nanone birashoboka ko ushobora kubiharanira ukabigeraho. Biragoye yuko ugera mu mujyi uri umwimukira ukabona amafaranga kurusha abahavukiye, ariko biranashoboka ko ushobora gukuba kabiri by'imikorere ukoresha niyo bakoresha, ugashobora kubasumbya nawe ukiteza imbere ukabaruta. Ahangaho uhise wumva neza impamvu kavukire zo mu mijyi itandukanye ubusanga kimwe cya kabiri bari inyuma y'abandi baje nk'abimukira. Umwimukira yaje akuba kabiri kuko abazi neza ko harimo gukorera, nta muntu umuzi nta n'umwitayeho. Bivuze ngo yitaho ubwe ku giti cye, akareba no kubanda hasanze, ubundi agaharanira gukora aharanira kubasumbya. Gusa n'ubwo byose bikorwa, ntabwo nanone wakwemeza yuko ubuzima bwe buzagenda neza 100% kubera ko ahura n'ikibazo cy'ubukene, ibura ry'akazi, gushakisha bihoraho, rimwe na rimwe tukabura ubuzima. Ko duhora buri munsi twirukanka mu mibereho kugira ngo tubone ubuzima bwiza, tugakora ngo twiteze imbere, ubundi kubera iki byanga? Kubera iki twumva se ko tugomba gutunga ibya mirenge tugendeye ku babikoreye, tukaro twegera ngo tubakorere, kwikorera bikatunanira? Birashoboka ko umuntu ashobora kwikorera nta gishoro. Ese uwakikorera nta gishoro we birashoboka ko ashobora gukora yabuze umwanya wo kwiyitaho ngo abe yariye yanyoye ameze neza, ubundi abashe guhangana n'ikindi kibazo cyacyo cyose yahura nacyo? Ibyo byose nawe ubyumvise umvuze ko bigoye. Bivuze ngo imikorere yacu yose igera n'udusaba kwiyitaho mu buzima, ariko ubukene n'ubundi bukomeza kuza ku isonga kubera yuko niba abacuruzi barenga 8 bashobora gucuruza umunyu, bivuze ngo harumo umwe uzacuruza umunyu ku giciro cyo hasi cyane ugereranyije n'abandi, hatume n'abandi bamanura ibiciro. Hanyuma ubwo bizayitangiye guhinduka yuko noneho umucuruzi ucuruza ibiro 2 ku mafaranga make, uwo ngo ari uzagurisha nawe nava amahombe, hanyuma bagenzi be nabo bakore gutyo muri uwo mujyo, abacuruzi 8 bavemo hasigare 2 nabo bavemo hasigaremo umucuruzi umunyu wenyine abirwemeza mirimo. Ubwo nibwo buryo buhari bushoboka muri Afurika. Ahandi ku rwego rw'isi usanga umucuruzi w'inyanya ari we wabigize umwuga, undi acuruza intoryi, undi acuruza amashu, bose nta kintu na kimwe bahuriyeho. Ubucuruzi bwabo bugatera imbere, ugasanga uruganda rumwe rurimo gukorera mu gice kimwe, urundi gukorera mu kindi, hanyuma bikaza guhanganira amasoko, urutsinze rukarwo rushinzwe iryo soko. Ariko uyu munsi utekereje gukora wese icyo akoze ntabwo akenera gukora ibyo, ahubwo akenera kwigana. Kubera icyo abantu bigana, uramutse wigana ugamije inyungu zawe bwite, byakugora kubera yuko abantu baba bakubona muri wa mujyo wo kwigana. Bivuze ngo uramutse uri umucuruzi ugasanga abantu mu gace batuyemo nawe ukaza gucuruza, biragoye kugira ngo ucuruze nk'abo bantu bahasanzwe. Bigusaba imbaraga nyinshi, bigusaba gushora byinshi, ariko none gusubira inyuma biba bishoboka cyane kuko baramutse bataguze urahomba byanze bikunze ukava mu nzu z'abandi ugasubira kongera gutangira. Gusa ubushakashatsi bwakozwe mu kinyejana cya 19 bwahamije yuko ibindi binyejana byose byari bisigaye
ari iby'ubukene bukomeye ubundi kwiyahura kw'abantu kukazamuka 23% mu mwaka wa 2050. Umuntu aramutse yakoze akazi agahembwa amafaranga 100,000 yose agahita ashira atarishyura inzu, amadeni yafashe atarayishyura, byanze bikunze amahirwe menshi yo kurwara umutwe aba muriho. Nyuma yo kurwara umutwe mu gitondo cya Karunda akamuhamagara amubwira yuko amufitiye akazi akakajyamo akagakora, bwamara kwira akamubwira ko nta mafaranga ari bubone kandi agakenera gutaha ateze imodoka akabura nayo gutega akagenda n'amaguru. Ashobora kugera mu nzira ikizere cy'ubuzima kigatakarira mu nzira akiyahura mu modoka abonye hafi aho ngaho, ubundi akaba arapfuye. Uko kwiyahura kwe ntabwo gushingiye ku buryo bundi n'uburyo bw'imitekerereze ariko ijyana n'ubukene. Bivuze ngo kurwanya ubukene n'isoko yo kurwanya kwiyahura kwa hato na hato mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nanone hari n'abandi barwaye iyo ndwara kubera ko ifatwa nk'uburwayi bwo mu mutwe, babikora kubera ko bumva babikunze, ahagaze gusa akabatekereza ko icyo kintu ashobora kukijomba cyangwa agasimbuka. Abo ngabo bayirwaye bakorerwa ubuvugizi bakagana mu bitaro bakavurwa bagakira. Ubukene kwiyongera kwabwo bujyana none no kudakora. Uyu munsi tugezaho imikorere yo gukora imirimo y'ingufu itoroshye kuba wabona ako kazi kubera ko abagakora bakoresha ingufu cyane. Waba uri umusore w'amagara makeya biragoye kwikorera imifuka 2 ya sima ngo ishyire ku rutugu nk'umukarani wabigize umwuga, ku buryo bareba bayikoreye ugatangira kugira ubwoba. Ibaze warakuriye muri ako gace rero warakuze udashaka kugira ikindi kintu ukora bakakwikoreza iyo mifuka, byonyine kwakira yuko wayikoreye birakugora, hanyuma bikaza gutuma ejo cyangwa ejo bundi nta kazi nakamwe uzigera ukora kubera ko ukeneye gukora akazi keza. Akazi keza uyu munsi kabona umugabo kagasiba undi. Gukora neza bisaba experience. Ninde muntu uzakora neza afite uburambe mu kazi ataragakora? Waba afite ubwo burambe muri ako kazi akagakora nabi, bamusimbuza undi utaragakora kugira ngo agire uburambe. Icyo ni ikibazo kigoye uyu munsi kugisobanukirwa no kugisobanura. Na n'uyu munsi abahanga mu gushaka no kurema imirimo baracyahangana nacyo. Bakeneye gukoresha abakozi bafite uburambe mu kazi kugira ngo bakomeze abakozi babigize umwuga. Ntabwo bakeneye gukoresha abakozi bashyashya. Abakozi bashyashya nabo bakeneye kubanza gukora bakagira uburambe kugira ngo bahabwe amasezerano yo gukora. Bisobanuye yuko ibura ry'akazi rizahoraho kubera ko uzakora ashaka uburambe azagongana n'ukora afite uburambe kandi ntazigera mukora muri uwo mwanya. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Reka ngerageze sha ibiri. Ubukene hirya bavuga ko umuntu yakennye. Ese umukene wo mu ivuka rya Yesu Kristo wamujyanye n'umukene w'iminsi? W'iminsi wari hasi cyane. Umukene mu ivuka rya Yesu Kristo yabaga akennye ku myambaro, ariko iyi minsi akena ku bintu byose. Akennye kuri telefone n'amazi na gaze. Ese umuntu bavuga ryari ko yakennye? N'igihe yabuze ibyo kurya n'ibyo kwambara akabura telefone n'itumanaho rigezweho. Emiri yarakennye. Reka dusoze ikiganiro cyacu. Dushimira cyane Ismail ndetse tumwifuriza ibyiza n'iterambere muri byose akora. Ndetse n'ibinadukundira nabitwemera turayiganira twari tuganira kenshi gashoboka tureba kuri byinshi bivugwa kuri social media ku ngingo zimwe zigiye zitandukanye cyane ko numwe mu basore dufite babahanga cyane ndetse banariza byinshi bitandukanye tugenda tubamo muri buno buzima bwacu bw'itangazamakuru na social media muri rusange. Reka ngushimire bro. Urakoze cyane abakunzi ba Iris, nibakomeze badushyigikire bashyigikire ba subscribe kuri Ismail Official, ni channel yanjye. Ndimo kugerageza buriya mu minsi za uko ubushobozi buzagenda buzamuka. Mfite ibihangano je bundi ndi umusizi nshaka kwinjira mu bisigo ariko bigamije gukebura societe. Cyane cyane inkuru, nshaka gukora amafilime mbara nkuru ubuzima bw'umuntu runaka wahuye n'ihohoterwa ariko akamaze kwiteza imbere, ubuzima bw'umuntu runaka wagize gutya, mbese ibintu bijyanye no kubaka societe binyuze mu buryo bwo kurema icyizere mu bantu bakagira imbaraga bakongera gusubira mu mirimo bakize ibikomere baba bafite by'imitima. Wow, nice idea. So nimero yawe ni kangahe? Ni 078 45 25 860. Okay. Kadushimire mwese mwadukurikiye mu kiro kiganiro kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota dusoreje ikiganiro. Umuntu adufashije ku majwi n'amashusho ni Emilie. Nyoye ikiganiro cyo twishime tugripe ni twinshi bagumya kwihangana. Ndagushimiye cyane by'umwihariko Ismail, komeze ugubwe neza. Bye bye. Murakoze cyane.